Hello, iyi ngiyi ni Ikoranabuhanga. Kano kanya mu isomo ry'ubushize murakaza neza ku isomo rya kabiri, ariko uyu munsi kuri mudasobwa noneho tugiye kuvuga ku bice by'ingenzi bishobora gutuma mudasobwa noneho ikoreshwa. Waba waragerageje kubyibazaho ukagira ibibazo uvuga ati se kiriya cyuma mudasobwa gikora gute? Uyu munsi rero nakurebeye bimwe mu bice by'ingenzi bishobora kugufasha kugira ngo mudasobwa yawe ikore. Ibi bice by'ingenzi rero turasangamo ibice by'ingenzi birindwi bituma mudasobwa ikora. Icya mbere hari icyo bita kese, power supply, motherboard, CPU, RAM, hard disk ndetse n'ikarita ya graphique. Ibi byose rero turabicamo ibice bibiri byose uko bidakora akazi kamwe. Hari ibisanzwe ariyo bita kese, motherboard na power supply. Kese yacu rero ikora iki? Ni igifuniko kibitse ibindi bikoresho mo imbere. Ni ukuvuga ngo niho ibikoresho bindi bya mudasobwa ni nk'aho ariyo nzu niho byiberamo imbere. Ni ukuvuga ngo harimo ibikoresho bigaragara ndetse hakabonekamo n'ibikoresho bitagaragara. Tukajya ku cyo bita power supply. Power supply ni iki rero? Power supply uzayisanga inyuma kuri mudasobwa. Power supply ikaba ifite akamaro gakomeye ko gutunganya umuriro wose winjiye muri mudasobwa, ikareba ukenewe akaba ari wo yohereza. Turebe motherboard. Motherboard niho ibikoresho byose biri kuri mudasobwa bihurira, niho byose biba bicometse. Ni ukuvuga ngo akamaro kayo igihe nicyo gice cy'ingenzi, iramutse idahari ibindi bikoresho ntibyabona aho bijya. Ni ukuvuga ngo rero nicyo gice gihuza ibindi bice byose bya mudasobwa. Turajya ku gice cya kabiri, aricyo cy'ingenzi mu gutuma mudasobwa noneho ibasha gukora ikagira n'ibyo yerekana. Igice cya kabiri kirimo CPU. CPU ariyo ikora nk'ubwonko. Kikazamo RAM. RAM ikaba ariyo ibika amakuru ku bw'igihe gito harimo kujya akenerwa na CPU. Hakaza hard disk. Hard disk niyo ibika amakuru y'igihe kirekire kandi menshi atari ngombwa ku buryo ashobora gukenerwa. Hakaza n'ikarita ya graphique ari nayo ituma ibigaragara inyuma kuri mudasobwa cyane cyane ka game bigaragara neza cyane nk'uhibere. CPU yacu rero ni iki? CPU ni ubwonko bwa mudasobwa. Ni ukuvuga ngo idahari mudasobwa ntacyo yakora, ikora buri kimwe cyose kuri mudasobwa. Ni ukuvuga ngo ni igikoresho cy'ingenzi cyane, ikoresha porogaramu zose ziri muri mudasobwa, ishobora gukora imibare. Ni ukuvuga buri komande yose cyangwa se icyasabwe n'ukoresha computer cyose agisaba CPU ikagitekerezaho. Turajya ku bindi bikoresho rero byacu bibiri bishinzwe kubika amakuru. Ibi bikoresho bishinzwe kubika amakuru byose bifitanye itandukaniro kandi rinini rikomeye. Ni ukuvuga ngo hari icyo bita RAM. RAM ni igikoresho gishobora kubika amakuru y'igihe gitoya arimo kujya akenerwa cyane cyane na CPU. Hakaza kuza hard disk. Hard disk niho amakuru abikwa kubwo igihe kirekire. Ni ukuvuga ngo ni amakuru adakenewe ako kanya, ni amakuru adakenewe guhita akoreshwa. Ni ukuvuga ngo amakuru aba abitse ni amakuru uba udashobora guhita ukenera ababitse neza, ariko yari muri RAM nayo uba urimo gukoresha ako kanya. Ni ukuvuga ngo RAM iba ari na nto cyane ugereranyije n'ubushobozi bwa CPU nako RAM. Ahangaha rero turagerageza dushake urugero. Dushobora gutekereza kuri store cyangwa se depo ibitsemo ibintu byinshi cyane. Depo ibitsemo ibintu byinshi cyane ntabwo bishoboka yuko ushobora kugenda ngo ugende byose uhita ubisohorera rimwe ngo bibone umuryango binyuramo. Byanga byakunda uzakenera gukoresha akabyango gatoya. Iyo depo rero igereranye na hard drive. RAM niho ugenda ugashyira twa tuntu dukeya, iyo turegeranye nk'akagaraje gato ushobora gushyira utuntu dukeya ushobora guhita ubona ako kanya. Urumva ko ibibitse utuntu duke dushoboka. Bikorana gute rero? Bihana amakuru gute? Bica mu zihe nzira? Ni iki kibihuza? Ayo makuru atambuka gute?
ukora niwe utanga icyo akenewe. Ni ukuvuga ngo mu gihe ufite icyo ukeneye, icyo gihe bizakorwa na CPU. CPU izashaka amakuru akenewe muri hard disk, nimara kuyafata iyafate iyajyane muri RAM. Nimara kuyageza muri RAM uzakomeza kuyakoresha neza nk'uko bikwiye. Ni nacyo gituma rimwe na rimwe uzajya ukabona hari icyo bita ngo coding, ukabona birimo biragenda ariko bidahita biza. Twibuke ko tugira n'ikarita ya graphique. Ikarita ya graphique idufasha kubona ikintu cyose neza, cyane cyane nk'abantu bakunda imikino ya video, babona imikino isa neza nk'abahibereye. Bino bikoresho byose uko bigize mudasobwa n'uburyo ki bigenda bihuzwa, nibyo bidufasha kugira ngo mudasobwa yacu igire ibyo dukorera, igire ibyo itugezaho, cyane cyane nk'uko twagiye tubibona mu masomo abanza, isomo rya mbere ribanza. Tugarutse kuri graphique, ishobora gutuma ugenda nk'umuntu urimo gukina game akajya areba ahantu hose, akamanuka, akazamuka ndetse n'ibindi bintu bitandukanye. Ese ibi byo bikorana gute? Habanza ukeneye gukina, amakuru akava muri hard disk akajya muri RAM, yava muri RAM CPU igahita yohereza muri ya karita ya graphique cyangwa se ya karita ishinzwe kubonesha neza, noneho bya bintu bikagaragara neza, game ikarushaho kugaragara neza, ndetse n'urimo kuyikina akabasha kunyurwa n'umukino arimo gukina. Ibi rero nibyo bice by'ingenzi bigize icyo bita mudasobwa. Hari utundi dukoresho uzabona ducomekwa kuri mudasobwa ariko ushaka gusanga atari utw'ingenzi cyane, kuko wenda twaba tutariho mudasobwa igakora. Kanda like and share kuri IT Ikoranabuhanga. Ciao ciao.